Muraho neza bakunzi b'inkuru nshyashya TV. Nonaha muhawe ikaze kuri YouTube channel yanyu yitwa Inkuru Nshyashya TV. Ndetse mbazaniye ibintu 13 byagufasha gutsinda abanzi bawe, ndetse ugatsinda n'ibibazo bikuboshye bikubuza kugera ku ntego zawe z'ubuzima. Ikintu ndibuguhereze ndaguhereza buri ngingo, ndetse n'ijambo ryavuzweho n'umuhanga, cyane cyane turibanda ku bahanga bateye imbere cyane byamamare byo mu Bushinwa. Ikintu rero cyangwa ibintu 13 byafasha umuntu gutsinda abanzi be cyangwa ibibazo bigafasha kugera ku ntego ziwe. Ikintu cya mbere ni iki: kugira intego isobanutse. Icyo nakubwiraho inama rero, menya neza icyo ushaka kugeraho. A goal is not always meant to be reached. It often serves simply as something to aim at. Bruce wabivuze ngo, Bruce yavuze ngo a goal is not always meant to be reached. It often serves simply as something to aim at. Yaravuze ngo intego gufasha kuguma ku murongo nubwo utagira ute, nubwo utayigeraho ako kanya, ariko amaherezo uyigeraho. Urugero nko kwiyemeza gutsinda amasomo yawe nubwo byabigorana. Nanone ikintu cya kabiri, ugomba kwiyemeza kugira ngo utsinde abanzi bawe, cyangwa ibintu ugomba gukora kugira ngo utsinde abanzi bawe. Cya kabiri, kwizera wowe ubwawe. Umuhanga witwa Jetri yaravuze ngo believe in yourself. Sobanuye ngo iyizere wowe ubwawe, nta kintu kizigera kikunaniza. Iyo wizeye nta kintu cyoroshye cyakunaniza cyangwa igikomeye. Nshatse kuvuga ko urugero nko kwizera ko ushobora gutsinda nubwo abandi baba bavuga yuko bidashoboka. Cya gatatu rero, umuhanga witwa Confucius yaravuze ngo he who conquers himself is the mightiest warrior. Sobanuye ngo gutsinda wowe ubwawe nibyo by'ingenzi mbere yo gutsinda abandi. Mbere yuko uvuga ngo bari abantu ndabashoboye, ese wowe ubwawe uriyumvamo ko ufite ubushobozi bwo kuba wakora icyo kintu. Urugero kwirinda kurakara cyangwa kwiheba mu bihe bikomeye. Nanone ikintu cya kane ugomba gukora kugira ngo utsinde abanzi bawe, ugomba gukora cyane, icyo twita discipline, gukora cyane. Bruce yavuze ngo I fear not that man who has practiced 1000 kicks once. Sobanuye ngo ukora ikintu inshuro nyinshi biguha ubuhanga. Urugero kwiga buri munsi aho gusubiramo rimwe gusa. Niba ari mu migwanire muri martial arts, ugomba gukora training cyangwa imyitozo inshuro nyinshi, ndetse kandi ugakora ibintu bitandukanye, ukirinda guhora mu kintu kimwe gusa. Ugomba kugerageza inzira zose zitandukanye. Cya gatanu, ugomba gukora kugira ngo utsinde abanzi bawe ndetse n'ibibazo. Kugira ubwenge mu guhangana n'ibibazo. Uwitwa Bruce yaravuze ngo be like a water, cyangwa yuhinduka uko ikibazo gihinduka, cyangwa ubugomba kuba nk'amazi. Be like a water. Amazi iyo imvura iguye ikazana ibitaka muri yo, ahinduka afata ibara ry'ubwo butaka. Ndetse n'imvura cyangwa amazi ahantu ari, cyangwa icyo yasutsemo, niba uyasutse mu gikombe cy'icyatsi cyangwa ubururu, afata iryo bara. Umuhanga witwa
Bruce Lee yaravuze ngo be like a water, sobanuye ngo uhinduka uko ikibazo gihinduka. Urugero, guhindura uburyo bwo kwiga igihe ubona ubwa mbere butagufasha. Cya gatandatu rero ugomba gukora kugira ngo utsinde abanzi bawe, utagira ubwoba. Umuhanga witwa Jet Li yaravuze ngo fear is the illusion, sobanuye ngo ubwoba buri mu bitekerezo si mukuri. Ubwoba bwibera mu bitekerezo ntibuba mukuri. Iyo ubishatse bigumamo cyangwa utabishaka bikagenda. Urugero, kuvuga mbere y'abantu nubwo uba wumva biguteye ubwoba. Nanone cya karindwi ugomba gukora kugira ngo utsinde abanzi bawe, ugomba kwiga ku banzi bawe. Witwa Sun Tzu yaravuze ngo in the midst of chaos there is also opportunity, sobanuye ngo abanzi baguha amasomo yo kwiyubaka. Bro, ntugatinye guhangana n'abanzi kuko wigiramo byinshi. Rugero, kwiga aho watsinzwe kugira ngo ube mwiza kurushaho. Ikintu cya munani ugomba gukora kugira ngo utsinde abanzi bawe, uba ugomba kugira umutima ukomeye. Witwa Mahatma Gandhi yaravuze ngo strength does not come from physical capacity, sobanuye ngo imbaraga nyazo ziva mu mutima, si mu mubiri gusa. Iyo wifitemo imbaraga cyangwa ukiyumvamo ko ushoboye, bijya mu bitekerezo ndetse bigahita bifata n'umubiri ndetse ugashyira mu bikorwa. Urugero, gukomeza nubwo waba wahuye n'ibibazo byinshi. Ikintu cya 9 rero ugomba gukora kugira ngo uve mu bibazo cyangwa utsinde abanzi bawe. Confucius yaravuze ngo kwiyubaha no kubaha abandi, icyo twita respect yourself and the other will respect you. Ni wiyubaha ubwawe ndetse n'abandi bazakubaha, ariko wowe ubwawe ni wisuzugura cyangwa ukisuzuguza, nta muntu uzigera akubaha. Uwo ni Confucius, sobanuye ngo kwiyubaha bituma abandi bakubaha. Urugero, ugomba kudakoresha amagambo mabi ku bandi bantu. Ikintu cya 10 rero, ingamba cyangwa umwanzuro ugomba gufata kugira ngo uneshe abanzi bawe, cyangwa ikintu ugomba gukora kugira ngo utsinde abanzi bawe cyangwa utsinde ibibazo uhanganye nabyo. Sun Tzu nawe ni Umushinwa, yaravuze ngo victorious warrior win first and then go to war, sobanuye ngo banza utegure neza mbere yo gukora. Urugero, gushyiraho gahunda yo kwiga mbere y'ibizamini. Niba uzi ko ufite ihangana, iga mbere w'igihe ndetse kora imyitozo cyane. Ikintu cya 11 ugomba gukora kugira ngo utsinde abanzi bawe, uba ugomba kwihangana mu gutsindwa kwawe. Witwa Vincent Lambert yaravuze ngo it's not whether you get knocked down, it's whether you get up. Bivuze ngo icy'ingenzi ni ukongera guhaguruka nyuma yo gutsindwa. Urugero, gusubira mu ishuri nubwo watsinzwe ikizamini. Ikintu cya 12 rero, kugira umutima mwiza, cyo twita forgiveness. Buddha yaravuze ngo holding onto anger is like drinking poison, sobanuye ngo umujinya urakwangiriza kurusha uko wangiriza abandi. Urugero, kubabarira umuntu wakubabaje ni ngombwa. Ikintu cya 13, komeza wiyubaka buri munsi. Chinese proverb iravuga ngo learning is a treasure that will flow its owner everywhere, sobanuye ngo kwiga buri gihe ni indwara ikomeye. Urugero, gusoma ibitabo cyangwa kureba amasomo mashya buri munsi, ugakurikirana nk'ibiganiro by'isomo ku buzima kuri YouTube, ndetse n'ikintu gikomeye cyane bigufasha bikubera indwaro ikomeye mu buzima bwawe. Nanone umwanzuro, gutsinda abanzi si ukubarwanya gusa, ahubwo ni ukwiyubaka wowe ubwawe.
iyo ufite intego, kwizera, disipurine n'ubwenge nta kintu cyaguhagarika. nk'uko Jetri yabivuze, yaravuze ngo your biggest opponent is yourself. Ibi bisobanura ko gutsinda ubwawe ari bwo buryo bukomeye bwo gutsinda isi yose. Ahangaha gutsinda abanzi si ukubarwanya gusa, ahubwo ni ukwiyubaka wowe ubwawe. Buriya nuzaba ushaka kwihimura ku bantu bakubabaje, wowe uzatera imbere, uzaba ubanesheje. Dushingiye ku isomo ku buzima, kuri iyi somo ku buzima, kuri iki kiganiro cy'isomo ku buzima mbahaye, kambahereza inkuru nanone ishingiye kuri iki kiganiro. Inkuru iratubwira ngo iki: imbaraga z'umutima. Mu gihugu cya kure cy'Ubushinwa, mu mujyi witwa Lianzhou, habagamo umuryango woroheje ariko wuzuye urukundo. Se witwaga Chen Wei, umugabo wari uzwiho ubutwari n'imbaraga nyinshi mu mikino y'imirwano. Umugore we yari yitwa Meirin, yari umugore w'umutima mwiza cyane. Naho bari bafite umwana umwe w'umuhungu witwaga Li Jun. Chen Wei yari umwarimu wigisha kwirwanaho, akigisha abantu ko imbaraga nyazo zitava mu mubiri gusa, ahubwo ziva ku mutima no ku rukundo. Umunsi umwe ubwo Chen Wei yari yagiye mu rugendo rwo kwigisha kure, ibintu byarahindutse mu buryo butunguranye. Abagizi ba nabi bari bayobowe n'umugabo witwaga Zhao Kanga, wari uzwiho ubugome n'ishyari, ndetse bateye urugo rwa Chen Wei. Bashimutse Meirin na Li Jun. Amajwi y'amarira ya Meirin yuzuye mu nzu. Li Jun ati, ntutinye, papa wawe azatugarura. Uwo ni Meirin wabwiraga Li Jun mwana we, ariko Zhao Kanga yarasetse cyane. Papa wawe nta muntu uzabasha kugira icyo ndwara, ndetse ntazigera amenya naho turi. Chen Wei agarutse asanga inzu ye yarasenyutse, ibintu byajugunywe hasi, n'umudugudu wose wuzuye ubwoba. Abaturanyi baramubwira bati, umuryango wawe barabashimuse, barabatwaye, nta kindi twe twishoboje cyangwa ntabwo twigeze dushobora kubatabara. Chen Wei arapfukama, amarira aramurenga. Icyo gihe umutima we wacitsemo kabiri, aravuga buhoro, sinshobora kubura umuryango wanjye, sinshobora. Chen Wei yatangira urugendo rurerure rwo gushaka umuryango we. Yanyuze mu misozi, mu mashyamba no mu midugudu itandukanye, aho yahuraga n'abantu bamubwira inkuru mbi za Zhao Kanga. Mu rugendo rwe yahuye n'umusaza w'umuhanga witwaga Master Wu, wamwigishije imbaraga si ugukubita gusa, ahubwo ni ukwihangana, ubwenge n'urukundo. Chen Wei yitoje kurushaho, arushaho kugira imbaraga n'ubwenge. None nyuma y'igihe kinini, Chen Wei yageze aho Zhao Kanga yari yihishe, ahantu hanini hameze nk'urukuta rw'intambara, huzuye abarwanyi bakomeye cyane. Yinjiye mu kibuga cy'intambara, ndetse nk'ikiri kuri iyi foto uri kureba, abantu bose baramurebye. Hagati aho Zhao Kanga yarahagaze aseka. Chen Wei mumufate nka Jetri, ndetse Zhao Kanga nicyo kigabo kiri ku ifoto hamwe na Jetri, ndetse Zhao Kanga yarahagaze arimo aseka. Waje wenyine Chen Wei koko? Ugiye gupfa nabi, upfira mu maso yanjye, mu biganza byanjye, ndetse imbere y'abantu benshi. Chen Wei yasubiza atuje, naje kugarura umuryango wanjye, nta kindi cyanzanye. Ntambara ikomeye rero, ntambara iratangira. Chen Wei arwana n'abantu benshi icyarimwe, amaraso arameneka, ibikomere biramurenga, ariko ntiyigeze ahagarara. Mu gihe yari hafi gutsindwa, yumvishe ijwi rya Li Jun riturutse kure. Yumvishe ijwi rivuga ati, papa,
uri indwari. Iryo jambo ryamuhaye imbaraga nshya. Yahagurukiye za ukanga bararwana bikomeye cyane, amaherezo Chenwei aramunesha, ariko ntiyigeze amwica, ahubwo yaravuze ati ubugome ntibutsindwa n'ubugome, ahubwo ubugome butsindwa n'umutima mwiza gusa. Nanone Chenwei ariruka ajyaho umuryango we wari ufunzwe, asanga Meirin na Lijun bari mu marira menshi. Lijun ahita yirukira kuri se aravuga ati papa. Meirin aramuhobera, marira y'ibyishimo n'agahinda avanze. Twari tuzi ko uzaza. Chenwei arabafata, marira aramurenga. Sinzongera kubatakaza ukundi mwana wanjye. Nanone basubiye mu rugo rwabo, bongera kubaka ubuzima bushya. Chenwei yakomeza kwigisha abantu, ariko noneho yigisha ikintu kirenze imirwano. Yigishaga ko urukundo rw'umuryango ari rwo rutsinda ibibi byose, ukwihangana kuruta imbaraga zose, ukubabara ari indwaro ikomeye kurusha urugo. Lijun yarakuze aba indwara nka se, ariko arangwa n'umutima mwiza cyane. Isomo ry'inkuru: nubwo ubuzima bushobora kuzana amarira menshi, ubugome n'umubabaro, urukundo no kwizera ntibijya bitsindwa, cyangwa urukundo no kwizera ntibijya bitsindwa. Abakunda cyane babagezagaho isomo ku buzima n'inkuru ishingiye ku isomo ku buzima ni Fabien. Ibuka gukanda subscribe ndetse na like kugira ngo iyi nkuru igere kuri mwe mwese. Ndashimira wakoze subscribe kuri YouTube channel yacu, tukaba tugeze ku bantu 1000 yemeje kudukurikirana umunsi ku munsi. Imana ibaha umugisha, ndetse Imana ikomeze ibandebera cyoroshye. Mwibuka gukanda like muna sharinga isomo ku buzima kugira ngo itere imbere. Icyo kiganiro niko cyitwa abakunda cyane. Imana ikomeze ibandebera cyoroshye ni isomo ku buzima no ku mafaranga. Ndetse ciao.